Ngiye mbona uri umukobwa mwiza. Ese umukobwa mwiza ibyo se ni ibiki? Umukobwa mwiza udafite inzu, udafite imodoka, udafite umugabo, ese umukobwa mwiza ni ibiki? Niyo mpamvu ushaka umugabo. Nizere ko mwebwe umwaka 2021 mwawugezemo, gusa ngiye umwaka 2021 sindawugeramo, ndacyari mu mwaka 2019. Gusa uyu mukobwa nyine tumubona gutya we yambwiye ko amaze ibinyejana bingahe, nyine ni byinshi. Reka nangire muhikaze kuri kamera za Yawe TV, ariko mbere yuko muhikaze nuko nyine mutari kundeba, ariko mana yanjye Imana irarema, cyangwa nogeze umupira. Uri kogeza umupira? Amakuru Ndawo. umeze neza? Meze neza Cyane cyane. uyu mwaka ngiye ntabwo ndagera muri 2020, ndacyari muri 2019. wowe uri muhe mwaka? Turi hafi turi hafi ya 20 na 21. Nuko uri hagati ya 2019 2020 na 2021. Yes, amazina ninde? Kwanza Nitwa Joella. Joella. Umunyamerika kazi. Urabibona? By the way, wambaye neza pe. Urakoze cyane. Muri Kigali hari ibintu bimaze kwaduka. Ejo bundi hari umukobwa nakozeho, mukoze ku ntoki, arambwira ngo urwara rwanjye ruraguye. Ibyo bintu urabizi? Ushatse kuvuga iki? Yarambwiye ngo urwara ruraguye. Mpita nibaza se Imana yo muri 2020 nayo yanduye covid ku buryo irema abantu bafite inzara zigwa. Ubwo nyine urwo rwaraguye. Izawe ziva? Oya, ntago ziva. Izimana yaguha. Yes, rero reka ngusobanurire. Uyu mukobwa yaramamagana ambwira ati Emi, ndi umuntu ukunda YAKA MWANA ndamukunda cyane. Abantu bagira ngo ngira ngo ni bya bindi nyine by'abakobwa baba bashaka kwitwikira cyangwa biri aho ngaho, ariko arambwira ati ndashaka kuza no kubivuga online n'abantu babibona. Yakuramuzi? Ndamuzi. Ndamukunda. Ndamukunda. Ukunda YAKA? Ndamukunda, wese wamwangira iki YAKA? Ukunda YAKA ku buryo uvuga ati ngewe ndafata rutema ikirere nzagushake umuze nayo? Yego. Ubu yakumubonye aka kanya, akuguyeho aka kanya, ni igiki wakorera YAKA MWANA? Ntago ubu ngubu nagiteguye ku buryo ariko ubwo nakora nyine ikinjemo ako kanya nyine. Uzi kurira? Ntabyo nzi urebye. Biragoranye. Ntuzi kurira? Birantungura nyine, uravuga ko mbizi. Hari ikintu kikubayeho urarira urataka? Kimbaye nk'iki? Nyine nk'ikintu kigutunguye cyangwa nk'ikintu wateguye? Kintunguye. Urarira urataka? Ngewe biragoranye rero. Simbimenye nyine sinamenya ngo bimera. Ukiduka watatse cyangwa narize cyangwa nabyo nabibuze byose. Yes, rero Joella, ku bantu batakuzi ni muntu ki, ku bantu bakubonye kuri kamera za Yawe TV bwa mbere na mbere, ndakeka ninjye muntu wa mbere dukoranye interview, abantu batakuzi bibwira uriwe noneho. Ndakubwira gute? Ni umukobwa nyine baramubona, cyo ni icyambere. Ni umukobwa, navuga iki, nkina amafilm, urumva ndi umukinnyi w'amafilm, ndibaza aricyo cy'ingenzi. Si cyo. Joella ni ingaragu cyangwa afite umugabo? Nawe mfite, ni ingaragu. Iyi myaka ishize ni igiki watekerezaga kuba ufite udafite ubu ngubu? Ikintu natekerezaga kuba mfite ndafite, ntabwo ari bike, ni byinshi ariko ni imodoka. Ni byinshi ariko ubwo ndavuga imodoka kuko niyo natekerezaga kuba nakagombye kuba mfite. Hagati y'umugabo n'imodoka ni igiki wagombaga kumva ko ukeneye cyane kurusha ibindi? Ndashaka mbere imodoka kuko
ntago umugabo nari nakamutekereje mbere yego. ese muri uriya mwaka ushize 2020 wari kuguha umugabo akamushyira hariya agatereka n'imodoka hariya, umugabo afite imodoka yiwe agashyira n'indi hariya akakubwira ati hagati y'uyu mugabo n'iyi modoka wari guhitamo iki? Aya kameme ndaguhitamo umugabo kuko niwe wazanye ibyo byose. imodoka atari atariye bagaterekaho imodoka bagatereka n'umugabo. ariko umugabo ufite ubushobozi bwo kuzagura ya modoka No, wahitamo umugabo, no? Wahitamo umugabo ko nyine afite ubwo bushobozi azagura n'izindi nyinshi nyinshi. Ntabwo byumva. Yes, rero mwabyumvise ni Joella turi kumwe, ako kara gaciye mu none nibwo tugitangira interview. Twagiye uri umukinnyi wa filime ubimazemo igihe kingana iki, uracyabikora cyangwa wanabivuye? Ni hafi umwaka nagari kinini, ni hafi umwaka. Ndacyabikomeje. Wakinaga iyi role? Ntabwo nakinaga keretse muri filime imwe, ubwo niyo ngiye kuvuga. Role nakinagamo nari like sanavuga umukobwa umunyamahane ufite amarere nyine udashobotse nyine utumvikana kwa ubwo bitewe n'iyo filme. Muri make ufite ubushyuhe ni ukuvuga ubushyuhe bw'amahane. Okay, bw'amahane yego. Ariko hari n'indi filime wigize gukina ngo ugurisha abantu? Oya, niyo imwe byose byari birimo, urumva byari bihuje niyo role yanjye yo kuba nashobotse mu rugo aho hantu nabaga n'abandi, noneho nyine nkakora n'ako kantu nyine kaka business nyine urakumva duhuza kuko byari bihuye n'impano yanjye muri iyo filme. Burya ufite impano yo gucuruza abantu? Byari bihuye n'impano yanjye muri iyo filme. Ibyo wakinaga byo gukina filimi no gucuruza abo bana b'abakobwa n'ubundi usanzwe wifitemo impano kuko ni impano nyine wagaragaje muri filime. Sigaho. Oya, ntabwo mfite impano muri rusange yo gucuruza abantu nk'uko wahita ubivuga direct. No, kubera yari role kandi ari ibintu ngomba gukina. Iyo umuntu akinjira muri industry cyangwa akinjira mu kintu afitiye inzozi yo gukora, ari ibintu bibanza kumutungura. Ukinjira muri filime ni ikihe kintu cyabanje kugutungura ukavuga ati iki kintu kirantunguye ntarinze? Icyo kintu ni ubwa mbere ukimbajije? Ni ubwa mbere? Yaraga ari ubwa mbere bivuga. Igiki? Ndayinamara n'imyaka 5 kikimbaza. Oya, ikintu cyabanje kuntungura nta kirenze. Hari ikintu gitungura abantu wenda njye umbwiye ngo nkine filimi ndi bujye gusomana n'umukobwa inuza kuno iminwa ku minwa bishobora kuntungura, wowe nta kintu na kimwe kigize kigutungura? Aya icyantunguye gusa se nonamwe ni akantu gasanzwe nuko narebye muri kamera kandi bitemewe kureba muri kamera uri gukina, urumva ni nicyo kantu konyine kantunguye. Ntago. Okay. Yes, ukina filimi ibyo birarangiye, reka twigendere. Yaka noneho waramamaga urambwira ati ngewe nkunda Yaka ni umuntu unyespira cyangwa se iyo mubonye ibintu akora biranshimisha. Yakumubona bwa mbere ni igiki kiwe cya mbere wabonye kugira ngo uvuga ati uyu muntu ndamukunze? Sinavuga gute. Icya mbere uburyo abikoramo simbiza ko umuntu agaragaza ibimurimo byose, ntabwo agira rutangira niko avuga, nyine agaragaza ikimurimo nyine keretse ikitamurimo nicyo atavuga. Nyine hari nk'umuntu ushobora kwibaza ati ko si umukobwa uje hano akavuga ati nge nkunda Yaka ndashaka guhura na Yaka, yakwibaza hariho abantu bavuga ngo Yaka ni umusazi, ngo Yaka ibintu avuga kenshi nabo yabitekereje. Nkawe Yaka umufata nk'iki? Ni igicu nk'umuntu umufata nk'iki? Mufata nk'umukinnyi wa filime mwiza, nyine ubizi kandi ubishoboye. Icyo kintu cyatumye uba umufana we?
nyine aranshimisha ndi kumureba nyine aransetsa nyine aranshimisha ibintu Yaka yakoze kakagusetsa naka. oya ntago ari akantu ni utuntu yavuze gusa nyine muri interview nyine ari kumubaza ngo wowe urumva ngo ufite ngo babaje gute ngo izihe nzozi ngo wowe iki arambwira yaravuze ngo inzozi zanjye ngo njye nazo mfite ngo nzarya yanjye ngo nipfa nzapfe ntabwo mbyibuka neza ariko nyine niko kantu yarimo aravuga nyine ko nta nzozi afite ntacyo afite cyo gukorera azarya ye birangire nyine napfa apfe nk'abandi. Yaka ubona ari umuntu ushobora kuba washoramo imari? arizo nzozi zanjye bitewe byaterwa n'uburyo nshaka gushoramo imari, niba ari mu buryo bwa komedi cyangwa mu buryo nyine bumeze gutyo. Wenda ubwo mbonye ibiri muri Yaka ari byo nshaka gushoramo nabipanze mbona havamo umusaruro nibwo namushoramo. Ko abantu baratandukanye, ntabwo navuga ngo ntabwo namushoramo cyangwa iki, ko turatandukanye. Wenda nk'ubu muhuje umwuga umwe ari Yaka akina filime nawe ukina filime, Yaka ubona uri umuntu ufite amafaranga nyine ugiye gushora muri filime, Yaka yaza mu bakinnyi bawe bibanze ushobora kuba wakwifashisha mu gukoresha? Yazamo nta kibazo, yazamo. Ubona wamukinisha ari nk'iki? Mu mafilime zose akeneyemo umuntu nka Yaka. Filime zose mu Rwanda dukeneye umuntu nka Yaka. Bo nyine cyangwa bameze nkawe kuko ntabwo ari wenyine. Ubona kuri wowe ukunda Yaka, usanze nawe Yaka yarakubonye akagukunda akagusaba urukundo, warumuha? Se Yaka ko wamwibanzeho cyane urashaka kumushimira se? Ko mbona Yaka ndakurahiye. Warumbaje ngo iki? Yakubajije ngo Yaka uri umufana we, uramukunda, urifuza no guhura nawe. Yaka ubaka kanya usanze nawe yarakubonye cyangwa arakubonye nko mu mujyi akagukunda, noneho nkabahuza akagera igihe gusaba urukundo, Yaka warumuha? Icyo kibazo ubajije ko gikomeye. Abo duhuye ngo mu mujyi akansaba urukundo, nyine nimba ahuza n'ubundi muzahura. Oya ntago ari by'urukundo. Akagukunda tu akakubwira ati ngiye naragukunda. Afite umugore. Umugabo atunga abagore babiri? Okay, ngiye ariko ntago nkeneye gutungwa n'umugabo ufite undi mugore. Urakoze cyane. Ako kantu tukikariho, muri no misi ni indwara zihari, umuhungu n'umukobwa, reba uri umukobwa mwiza kuva aho waturutse icyo wajemo. Hari abantu byanze bikunze bashobora kuba bakebutse bakureba, sibyo? Nawe birashoboka nabyo nzi. ahantu wajya ngo urabizi waruri kumwe nanjye, ntago mbizi, birashoboka ariko kameme ntago wabura abantu bakureba mu nzira hose abantu bo waciye, birashoboka se? Ntago bishoboka. Ako suri mwiza? Biterwa n'undeba. Wowe iyo wirebye muri miriwari yawe ubona uri mwiza? Yego. Uri mwiza? Yego. Urumva waba nka Miss w'igihugu? No, ntago navuze Miss. Navuze Miss, buri muntu ntago buriya Miss ari we mwiza buriya mu gihugu. Ari we mwiza? Ese se abantu baba baratoye? Baba baramutoye yego, ariko hari abandi bantu beza cyane ndetse utageranya na Miss, so nyine niwe baba batoye kuko ntago buriya batora abakobwa batanu ngo babe ba Miss cyangwa 10 bagiye gutora gutyo, batora u Rwanda rwose kuko urabizi abanyarwandakazi ni beza, so kandi ntago byakunda bagomba kuva mu umwe nyine. Ubaka kanya ugize amahirwe cyangwa se nk'abantu twese tukavuga ngo turashaka kuba Miss, sibyo, w'igihugu tukagutora, ni iki kintu cy'ibanze ushobora kuba wakwibandaho gukora? Ashaka kunjyana mu marushanwa. Iyi ni rihaso.
ntabwo twese twaba ba Miss. ugiriwe ayo mahirwe ni nk'igiki kintu cy'ibanze ushobora kuba wavuga ati ndakora? Ikintu cy'ibanze ni byinshi ntabwo ari kimwe, ariko wenda nafasha abakobwa bagenzi banjye ni icya mbere mu buryo bugaragara, ukabona ko hari impact nabigizemo, urumva nyine yabaye just kugira ngo nyine ubuzima bw'abakobwa butera imbere mu buryo butandukanye. Yes, mu buryo butandukanye. Ndakwibutsa ko uyu ni Joella, n'umukinnyi wa filimi, ariko hari ikibazo nigeze kukubaza, nakubaje ngo uracyabikina cyangwa ntabwo ugikina filimi, byarahagaze? Yego ndacyabikina, ndacyakomeje. Warashize wenda nk'ukwezi kwa 12 nari narafashe nka konje, nabikora ubwo nari ndi mu tuntu dusanzwe, uri mu bihugu bisanzwe. Wari urimo witunganya, noneho ni igiki mu minsi umaze, ni igiki wari ukeneye noneho kuvuga ngo ni experience wari uri gushaka, wari urimo wicara ureba filimi zose wakinnye urimo ukosora, wari urimo duki? Ntabwo ari experience, ntabwo ariyo nashakaga, ntabwo ariyo, nta nubwo ari ibyo ngibyo, ahubwo nari ndi kuruhuka cyane ko yari ukwezi kwa 12 gusoza umwaka, so nakagombye kuruhuka, nyine arimo ndaruhuka tu. Kare rero njye ndabivuga sindakabati, wambwiye ngo sitwinjire muri ninza kukubaza sininjire kuri wowe nyawe, ariko ubu noneho ubu tugeze muri cyagiye nyine cyo kukwiga wowe, ubu tugiye kuganira kuri wowe. Uri umukobwa, sinabikubujije bimbujije, ariko hari nk'umuntu uri kukureba gutya ariko yifuza kumenya uriwe. Joella ni muntu ki? Se Joella wavuze ko nta mugabo ufite, ubundi kubera icyo udafite umugabo? Wazamuye nomero zanjye kabinyibariza singasi ndagomba ubuya ku kamera tu, kubera icyo udafite umugabo? oya nawe mfite nyine nuko ntawe nabonye. Uramushaka se? Uramushaka? Ndamushaka of course. Shaka umugabo umeze ute Joella? Wimbaza details. Nyine ku muntu uri kudukurikirana hano yifuza kumenya ngo Joella ni umukobwa mwiza kandi nabyo uri mwiza. Sinzi, hari abahari bavuga ko ntabwo nshaka wenda umugabo, wenda avuga bafite simbizi nyine, ariko muri rusange abakobwa benshi nyine barashaka, nyine nibiri normal, nubwo buryo rero nabikubwiyemo. Yego, buri muntu aba afite inzozi z'umuntu agomba kubana nawe. Nk'ubu nkanjye mfite inzozi zo kubana nyine n'umukobwa musa w'inzobe, mumeze kimwe, wenda muteye kimwe burebure. Wowe none ufite inzozi z'umuja mumeze gute, uteye gute, ufite ihe mico? Ni wowe turiho. njye ntabwo ndi bujye kuvuga ngo nk'uko wabivuze ngo ukeneye ngo urashaka ufite inzozi z'umukobwa ngo uteye gutya usa nanjye iki, njye ntabwo ndi bujye kuvuga igihagararo, kubera ko ntabwo mvuge igihagararo, kubera ko umugabo nyawe, sibyo, umugabo nyawe ntabwo ari igihagararo, ntabwo ari amatuza, ntabwo ari ibisatsi ngo dread, no. Umugabo ni uburyo yitwara nyine imbere y'umuntu, ni imyitwarire yiwe niyo umugira nyine umugabo nyawe. So ukanongera ugasubiremo uvuze ngo iki? Umugabo nyawe, umugabo nyawe ni imyitwarire agira imbere y'abantu. Si ibyo ngibyo bashaka kumva. Hari ukuntu bivuze ngo umugabo nyawe ni uwo ufite imyitwarire imeze gutya. Ibyo uze kuvuga simbizi, ntabwo nzi ibintu byinshi, ariko kuri njyewe niko mbyumva. Ntabwo nyine najya kuvuga ngo ukuntu mbaje ngo ndashaka umugabo umeze gute, ngo izo zimeze gute, kubera ko ntabwo ndi buvuge ngo nufite, ntabwo umugabo nyawe ari ufite amatuza ngo ateruye cyane ngo iboga, sibyo, ngo ufite dread, umusatsi yashizemo ikibuya. Nyine umugabo nyawe nyine ni imyitwarire agira imbere, yaba ari kumwe nabo cyangwa imbere y'umuntu. Yego. Umugore nyawe the same,
ntabwo umugore agira amatuza ntabwo umugore agira amatuza ariko nyine nakubwiye urumva wowe nk'urugero wambwiye ngo mfite inzozi z'umukobwa w'inzobe nkawe ngo ufite igihagararo nkawe sibyo ego ariko ntabwo ari byo bivuze umugore mwiza nyine mwiza ntabwo tuvuze uburanga nujya kuvuga uburanga nabwo ndahita nkubwira nyine iby'uburanga ariko niba uvuze umugore nyine ntushatse kuvuga kandi ibyo ntabwo ari byo bigira umugore nyawe ego umugabo nyawe uvuze ko atari umugabo ufite amatuza ufite direde ufite ubwanwa ufite iki none umugabo nyawe ni ugaragara imbere y'abo bantu ufite uko abantu bamufata none ndagira ngo hari abakobwa muri ino minsi cyangwa nawe urabizi bagendera ngo umugabo afite amafaranga wowe ntabwo ugendera ku mafaranga ngo agendera ku mafaranga aya ntabwo navuga ko ariho ngendera muri ino minsi abakobwa n'abandi bantu nibyo nta muntu wanga amafaranga wenda ngize imana ndakubonye uri umukinnyi wa filime hano mu Rwanda uri umusitari abantu benshi barakuzi cyangwa baranakureba bazi imyitwarire yawe n'iki wowe ku giti cyawe ubona ari iyihe mpamvu ituma abakobwa mu Rwanda cyangwa n'ahandi hose bakunda abagabo bafite amafaranga hanyuma se abagabo bakunda abakobwa bameze bati ese umugabo njye naza kukubwira ngo ndashaka umukobwa ufite amafaranga uya nyine nicyo mubajijeho bakunda abakobwa bameze bati abagabo hari abakunda umukobwa ufite mu gatuza nyine ufite wenda amabere ufite inyuma hariya biterwa n'ukuntu bitandukanye ariko la majorité y'abakobwa benshi kuki ngenda kwibarije nk'umukobwa kuki bakunda abagabo bafite amafaranga kandi akenshi nta n'urukundo baba bafite akenshi ariko ntabwo ari ukuvuga ko niko biri 100% kuko si bose sibyo kimwe nuko hari abagabo bakunda yego abakobwa bafite ibyo ngibyo uvuze ariko ntabwo ari byo bisobanuye kuba mukunda kuko nimba akunze ngo umeze gutya ejo arajya mu mujyi atahura n'undi ufite ibindi birenzo uko nguko amureke urwo ni urukundo ntabwo ari urukundo ni kimwe rero nuko harimo n'abo bakobwa bakunda amafaranga batabakunda nyine wowe ubu umuntu wakubonye hano no mu kiganiro twakoranye azi ko ukunda imodoka oya niyishuke kuko ntabwo nkunda imodoka kurusha umuntu kandi umuntu niwe ugura imodoka sibyo kuko wigeze no kubimbaza umaye imodoka n'umugabo sibyo nahitamo iki umugabo kuko umugabo ashobora nyine kuyiprovidinga no n'izirenze izo ngizo so imodoka iragenda ikigakora accident kigahita gyombana so abantu bihangane kuba nagarutse kuvuga ko uri umukobwa mwiza uri mwiza no wibona ndabize muri comment bazavuga ati umukobwa ni mwiza kubera iki ndakakubaza kuba udafite umugabo uyu mwaka cyangwa waramutekerezaga kuba udafite wenda iyo modoka kandi uri umukobwa mwiza ubona ari iki cyabuze kugira ngo ibyo bintu ubasha kuba ubifite uno mwaka kuba iki cyabuze imodoka utayifite ibindi ubwo uraza kutubwira ubona harabuze iki imodoka nayifite basimbizi sinzi ngo nasobanura gute ariko haba hari impamvu zitandukanye ubwo nanjye navuga umwaka ushize ntabwo wari mwiza kandi si kuri ngiye gusa n'abandi plan zose zari zihari ntabwo zose twazigezeho uyu mwaka niko tutakugendekeye kuba mwiza nibyo nyine habaye covid urumva urabyumva nimvuga gutyo urabyumva ko ni muri rusange uyu mwaka wa 2020 wanyweyemo igikoma oya igikoma wanyweye ntacyo nanyweye sure si ubwo ko turajya kunywa ibikoma wanyweyemo igikoma se ntakinywa gute oya ntabwo nawe igikoma bateravuze ati abagabo benshi banyweye igikoma nta gikoma wanyweye aya nyara ngenda umugabo noneho n'akarusho uri n'umugore nako ndi umugore uri umukobwa ndi umukobwa nta gikoma wanyweye ese ahubwo reka abagore wenda nibo bakunda kukinywa sizi waba wakinywa gute se wishingikiriza iki
kuvuga ngo na bya na bimwe amafunguro leta yatanze ntabwo ugeze ubifata. Ariko umukinnyi wa filime abakinnyi ba filime bose barabitwara barabahaye. Abakinnyi ba filime, abakinnyi b'umupira uretse abanyamakuru ntabwo baduhaye. Ntabwo baduhaye, ubwo icyo kibazo ndakibaza, ntabwo bigeze baduha. Ntabwo wigeze ufata iyo kawunga n'ibishyimbo. nanjye ndakubariza ndakubariza impamvu bataguhaye. Narindi kuri wowe mu bintu wakoze mu bwana bwawe cyangwa ikosa uzi wakoze n'uyu munsi ukibuka ku buryo n'uwakureba hano akavuga ati sha uyu mukobwa ari umunyamafuti, ni iki wakoze n'uyu munsi ukibuka? Nakoze gute mu bwana? Ubwo nukuba wagitekerezo ukumva kiragusekeje nyiri umwana mutoya. Just ndi umwana pana nkoze sendekira, ntabwo ndi umwana, ntabwo nakunda kujya amafuti menshi. Nta kintu kwa kundi ukora ukumva ngo wakoze dega nayo. Hano mu Rwanda n'uwuhe muhanzi ushobora kugusaba ngo ujye muri clip video yiwe ukaba wajyamo? Boss simbizi, ntabwo nkunda ama clip, ntabwo nkunda kujya mu ma clip. Ariko bibaye ngombwa umuhanzi ukavuga ati ukunda abahanzi nyarwanda, n'uhe muhanzi ushobora kugusaba akakubwira ngo ngiye, cyangwa si no kugusaba we, n'uhe muhanzi wumva wagira muri clip video? King James. James niwe wenyine wagira muri video? Ntabwo mbize ngo niwe wenyine, muri rusange ntabwo mbikunda, ariko bibaye ngombwa ndakuvuga ngo njye mu ma clip iyo nakushimira cyane ni King James. N'abandi nta kibazo, wenda bishaka kuba bitewe n'impamvu, yego, ariko urumva niwo mvuze, ubwo ntabwo bose nabavuga. Ni King James wagira muri clip ye mu bahanzi nyarwanda? Uvuze ko ari wowe wenyine nagira muri clip, n'abandi najyamo kuko bakora ama clip meza, ndanabakunda, ndanabafana. Anyway, abahanzi batanu uzi mu Rwanda ukavuga ati aba ndabazi? Nzi gute se? Batanu uzi wowe uvuga ati aba ndabazi, niyo tworora gutyo sinabaga? Se Betray ramu inde Betray arimba rap ntabwo muzi, sibyo? cyo kuba muzi, ariko nazi izina, ahubwo wenda nzi navuze Betray. ubwo ndumva ndamuzi. Ariko Bruce Melody uramuzi? Riderman uramuzi? Yego. Ama G The Black urabazi? Abo babiri nuko bose bafite abagore. Badafite abagore, ninde muhanzi wagusaba urukundo muri abo babiri ukaba warumuka? Aka nakumiro koko kumba Bruce Melody vuga Riderman vuga na Ama G The Black. Murabo reka nkubwire mu by'ukuri ntabwo nkunda abahanzi. Usanze wakunze wakunda nde? Nakunda abatari abahanzi, apana umuhanzi. Usanze wakunze umuhanzi byakuze? Usanga gute? Binjemo nanywa amazi n'ikinini bigashira. Ntabwo wakunda umuhanzi? Ntabwo wakunda umuhanzi? Namukunda by'ubufana gutya, ariko atakuvuga ngo twagerana mu bindi bintu biri byo mu buzima. Ntabwo mbikunda. Yes, abafana banyu babakurikira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye cyangwa n'abantu babakurikira, hari igihe bavuga ati iyo umuntu amaze kuba umustar arirata. Ubona ari iki gituma wenda nawe bibonye, wenda ukiri umwana waravuga gatukunda uyu muntu, ariko kumugeraho bikaba byakugora, sibyo? Kubera icyo usanga iyo umuntu amaze kuba umustar cyangwa amaze kumenywa n'abantu bose, ubona ashyiramo akantu ko kwemera cyangwa ko kwigagaza, ubona ari nk'iyihe mpamvu? Impamvu ndibaza ko ahanini ni impamvu yo kwirinda, ni uburyo bwo kwirinda, kandi ni na byiza kuri njye, numva ko ari byiza. Ni uburyo bwo kwirinda, urumva ukuntu ubuzwi n'abantu benshi, ukundwa n'abantu benshi batandukanye, bose bakubwira ibintu bitandukanye n'ibiki, so ntago bose wazajya ubahereza umwanya. Ntago uwo mwanya wabona wabaho mu buzima budafite intego by'akavuyo.
so urumva niyo mpamvu ashaka kwirinda kugira ngo yiburishemo ukuntu abonwe nabo yashatse ko bamubona. Niyo mpamvu kandi kuki nyine udakora igihangano wenda ngo uvuga ati aba nibo bazakira ukavuga tugishyize public kugira ngo nabo bantu wagakwiye kubaha agaciro? no ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo baha agaciro, biratandukanye, ariko ni uburyo bwo kurinda ubuzima bwawe bwite. Urabyumva? Ni ukugira ngo urinde ubuzima bwawe bwite, ariko bitavuze ko nyine n'abandi ubaha agaciro kuko nibo bafana, nibo ntabwo ari bamwe babifata muri ubwo buryo, ariko ngenda bashyigikira. Ku mubiri wawe ni igiki uzi ufite? Ku mubiri wawe kuri wowe ubwiza ufite ni igiki ufite uzi abandi bakobwa badafite? Badafite ibyo ntabyo nzi. Tekereze byitekereze. Ubwo icyo ntazi nyine ubwo ntago nigeze yitekereza, ubu nicyazi gute se batagifite. Hano muri abantu bankurikira barareba cyane hano gutya ku gice cyawe cy'umutwe ni igiki ufite abandi bakobwa uzi badafite? Abandi bakobwa ntacyo nzi. Abakobwa babifite bake, ariko icyo uzi ufite nawe ukavuga ati aka kantu ndavuga wenda benshi badafite, ariko n'abandi barahari bagifite. Benshi badafite usa navuga ngo benshi barahari ariko si bose. Ntacyo ni igiki yasi ubundi wakivuze kuri kundeba ko nari no basi wanzaniye wenda miruwayi nyire irebe mwana muri iPhone urahita umwira icyari oya ni fosete ushaka kuvuga? Ni fosete. Ikindi nta kindi nzi. Oya babari nta kindi. Wambaye impeta 3 namye mbyitegereje, ndagira ngo udusobanurize impeta wambaye zishatse kuvuga iki? Sinzashaka nkunda abahungu gute se? zishatse kuvuga iki? Oya mvugisha ukuri ibyo ngibyo nta nubwo rwose mbyitayeho, ibyo uri kuvuga byose no zirambereye niko nabibonye, nazambaye kubera umurimbo. Gute wumva ku munsi umuhungu azakubwira ngo aragukunda akagusaba urukundo umunsi wari we wose, umuhungu akakubwira ati naragukunze ndashaka kumpa urukundo, sibyo? Uwo munsi uzamusubiza iki? nzamusubiza iki cyangwa mbwira ngo namusubije kirose? Hari wabikubwiye ngo umunsi azambwira ngo ndagukunda mu bahungu uzi muziranye? Mbese nabagana gutya nta muntu urabimbwira. Hari wabikubwiye? Agenda no gira inkuru. Oya ndimo ndavuga ngo umunsi umuhungu azakubwira ati ndagukunda mu magambo uzugira yihuta, uzamusubiza iki? Urakoze direct, nicyo cya mbere. Urakoze. Ugati ndakwemera. Ndakwemera gute? Nanjye ndaruka. Baye mwemera ngo abimbwiye nahita mbimubwira, ariko mbaye ari bisanzwe mwe turakoze. Ese ko nanjye nagukunda? Urakoze. Yes, abantu badukurikiye cyangwa wenda na YAKA waje ushaka ko wenda tuzabahuza cyangwa mugahura, nubuhe butumwa wamugenera mbere yuko tubahuza? Nubuhe butumwa wamugenera? Ubutumwa namugenera nyine courage, akomereza aho ngaho, akomeza atera imbere. Hari umuntu ushobora guhita avuga ati ubu wenda YAKA iyaza kuba atarakora ubukwe byari kuba ari mawi no mawi gute? Ko wabonye umukunzi nta hantu bihuriye n'abakunzi, nakubwiye se nta hantu ibyo bihuriye. Ntabwo ahubwo ntukavuga ngo naho bihuriye. YAKA ni wamukunda akakubera umugabo? Ntabwo mvuze ko ataba umugabo byumve neza, yego, ariko nakubwiye ko njye ntabwo nkunda nyine wavuze inzozi zawe. So inzozi zanjye ntabwo ari iz'abantu bari muri industry, abahanzi cyangwa icyoya, ntabwo ari umugabo nshaka.
ubu nanjye sinaza. oya keretse bibaye par accident bibaho ntabwo mvuze ko bitabaho ko birashoboka. Ubu wankunda kubera accident cyangwa ugakunda yaka kubera accident ubwo sinzi ukuntu byaba byagenze. oya bibaho buri muntu haba hari ikintu afite mu mutwe avuga ngo iki nicyo kinshimisha mbonye umugabo wo muri career nyine nibyo nifuza n'ibiki ariko ubwo nanjye ibyifuzo byanjye ntabwo byanjyanye aho ngaho. so mu gihe rero nisanze ni kwa kundi ukura uvuga ngo nzaba docteur ukaba umukanishi sibyo ni ibintu bibaho mu buzima ariko ntabwo uba wabiteganyije. nanjye rero byaba byabaye muri ubwo buryo. ngiye kukubaza ikibazo cya nyuma tugane ku musozo ndetse dusoze. Rura bivuga iki mu magambo arambuye? Fake. ijambo rura bakora iki? ndabizi ariko ntabyo nkubwiye. icyo bakora nubidefinise nuvuga iki? Rura bakora iki? ndabizi ariko ibyo sinshaka kubivuga. ndabikubwira ubutange wamuje na yaka. rwose uragira ngo mbikubwire maze ukupa ibintu by'amakonegisiyo. reka gute nzabikubwira ubutaha kugira ngo nawe ugire kuraje yo kumuza nyine nakubwiye. mu minsi mike uyu munsi turi kuwa gatatu. iki kiganiro tugikoze kuwa gatatu. kuwa gatanu ngomba kuguhuza na yaka. aho ni so ase wanyongore nk'akantu uzamubwira kambe. oya nako ni wowe kugira ngo utazaduha nzakamwibwirira nyine mubona. yes rero uyu mukobwa uko mumubona gutya yavuze ko arashaka umuhungu arashaka umugabo. wabivuze wiki? komeza arashaka umugabo ariko umugabo udafite amatuza, umugabo udafite imodoka, umugabo ugenda n'amaguru udafite imodoka. abantu banjye nibyo navuze. urambeshye. noneho tubwire platform ukoresha no kugira ngo tugane ku musozo. nkoresha Instagram ni Joella 250. ndibaza Fibi ntabwo ndakuyikoresha cyane. urebye cyane cyane n'ibyo njya nkoresha. Joella unywa inzoga? inzoga? unywa inzoga? unywa jibu. unywa amazi? Joella aka kanya ubyutse aka kanya ukabyuka ugasanga wicaye kuri televiziyo y'u Rwanda urimo urakoraho kuri RBA urimo urakoraho, ni irihe jambo rya mbere wavuga? ndivuga hehe? muri RBA abantu isi yose kureba. indeba nicaye nyine umunyamakuru ukabyuka mu gitondo ugasanga ati uyu munsi nijoro uri buvuga amakuru. naba nateguye ayo makuru ndi oya utabiteguye cyangwa nk'uko urabona nka yaka nk'aka kanya ashobora guhita yitura aho ngaho. ntiwamuhamagaye sinamutelefonnye twiriramo. ubwo ntabiteguye rero ni iki se wabwira abanyarwanda? ubwo nahita mbabwira ko igihugu cyacu ari cyiza tugomba kugikorera. yaka itegura ugiye kubona akaboga. Joella aragukunda. mwishimiye ko Joella yemeye ni nawe mukobwa wa mbere ugaragaje ko wakunze yaka ukaba unanabishyize mu itangazamakuru. abantu benshi bagiye gutangira ngo uwo mukobwa ngo ni hit aramaze. reka mbivuge gutyo ariko courage filime ukina ariko nizere ko ufite intego muri filime ukina kamera. ntabwo byabura. ufite izihe ntego? ni nyinshi nyinshi muzagenda muzimenya uko ibihe bigenda biza. byibura ntawe no guteganya kuzaba nk'umuntu umwe uyobora amafilimi cyangwa se nawe ukaba wavuga ati ngiye kwandika filimi yanjye abari nanjye nyiyoborera abari nanjye nshoramo amafaranga? ntabyo ufite? nk'uko nabimubwiye ngo byinshi muzagenda mubimenya uko bigenda biza. ntabwo nkunda kuvuga ikintu kitari cyaba. nkunda kuvuga ikintu cyabaye avuga ati
bimeze gutya nari mfite inzozi n'izi none zabaye nibyo nkunda. nibyo ukunda w'ibintu byawe bivuga uko wabikoze. Yes rero urakoze cyane kandi turagushimiye kwemera ubutumire bwa Yawe TV. Gira ikintu ubwira abakunzi ba Yawe TV. Turabakunda cyo cya mbere. Ikindi no gukomeza nyine bakadushyigikira kabana. Bakadushyigikira igatera imbere cyane cyane ko natwe tuzajya dukomeza kubagezaho utuntu twiza. Ntabwo bazajya basinzira so. Joella uvuka ko ihetariki 20/11. Tugiye guhita tugukorera surprise ariko byanze. Burya twanakora n'eshatu. Yes rero Imana ibaho umugisha. Turabakunda cyane, nshimira buri muntu wese ukomeza kuduha ibitekerezo. Uyu mwaka tubafitiye ibintu byinshi, abakobwa beza nk'aba ba Joella bafite fosete, bafite n'utundi tuntu nyine hariya yanze kuvuga. Ubundi bindi byose Imana ibaho umugisha kandi dukomeze twirinde icyorezo cya COVID-19.